Ndabashuhuje kandi ndabifuriza ibihe byiza abanyarwanda abanyarwandakazi yaba ab'imbere mu gihugu cyangwa se hanze yacyo. Reka dutangire gutya. Bibaho. Ese nawe ugize ikibazo mu muhanda cyangwa se ugize ikibazo ahandi hantu uri wahamagara nde? Ninde wahamagara? Mu bitekerezo murebe inshuti mufite murebe niba harimo izo mwakwitabaza. Wowe aka kanya uri kunyumva reka nze nkwibariza ikibazo. Uramutse usabwa gukora urutonde rw'inshuti ufite ubu ngubu wasanga ari zingahe? Ndabizi ubu nawe watangiye kuzitekerezaho. Ngaho reka tubyoroshye. Ese muri izo nshuti zawe zose izo ubona zagufasha mu gihe waba wahuye n'ibibazo, wibwe, ukeneye amafaranga, umwana wawe yarwaye, ukeneye amafaranga y'ishuri, cyangwa se ukeneye n'ibindi bintu, uri kubona zaba ari zingahe muri izo nshuti zawe zose umaze kubona aho ngaho haruguru? Niyo mpamvu nanjye ndahangaha kugira ngo nkubwire inshuti za nyazo, ngo umenye niba izo ngizo ufite ari ingwizamurongo cyangwa se arizo za nyazo koko. Mbere yuko nanjye gukubwira inshuti za nyazo, ndabanza ngashimira abantu baje kuri iyi YouTube channel bagakora subscribe, barangiza bagakora no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose tujya dukora bizajye bibageraho. Nawe niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera, twagure umuryango mugari wa GOA Emile. Bahaye ikaze. Ubwoko bw'inshuti za mbere ni inshuti izajya igufasha mu gihe uzajya uri mu bihe bitakoroheye. Rimwe na rimwe hari tuba dufite inshuti nyinshi ariko twagera mu bihe bitatworoheye tukazibura. Urugero nka buriya nka Rigani, nabona yuko yahuye n'ibibazo ubu ngubu akaba akurikiranwaho icyaha ariko akaba atarashinjwa, akaba ari muri gereza. Ubu ushoboye kumaza inshuti yari afite bwa mbere agasanga zanditse zakuzura nka registry yose ariko ubu ngubu abantu bajya kumugeraho aho ari muri gereza ni mbarwa ni bakeya cyane. Ibyo ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, nawe iyi video nayumva azanyumuze azavuga ko ibyo navugaga atari byo. Inshuti zajya gufasha igihe muzajya uri mu bibazo, iyo ngiyo ugishyira ku mutima. Ese nizo inshuti zawe zose ufite zose uhuye mu gihe waba uri mu bibazo zagufasha, cyangwa uri kubona harimo izagutererana zikigendera? Niba uzifite inshuti zanjye, izo nshuti ntizizagucike. Ubwoko bw'inshuti bwa kabiri ni inshuti izajya igufasha kugira ngo ugere ku ntego zawe. Muri izo nshuti zose niba harimo bamwe bagenda bagushyigikira mu bikorwa uba urimo ugenda ukora, abo nabo ni inshuti zawe. Ushobora kuba ufite nk'aka business waba urimo gukora ahantu runaka, ukajya ubona bari kuza bagusapotinga mu gihe kuba kagiye guhirima, bakavana reka tugufashe, bakakuguriza, bakaguha ku mafaranga, ubuzima bugakomeza. Ariko hari inshuti uba ufite witwa ko ari inshuti zawe, waba ukoze nk'iyo business yawe niri guhomba, bagatangira bakaguseka bakubwira bati ubundi twabonaga twagurana atari ibyawe, bivemo ugendera icyarimwe. Ariko abandi inshuti za nyazo ziza zikugira n'inama zikubwira ngo bikure gutya na gutya, none wabihindura gutya na gutya, ndetse zikabazwa yuko nawe uri mu gihombo. Niba ufite inshuti zigenda zigufasha kugira ngo ugere ku ntego zawe, izo nazo zifate nk'inshuti zawe za nyazo. Ubwoko bw'inshuti bwa gatatu ari nabwo bukomeye cyane, ni inshuti izajya ikubwiza ukuri mu gihe wakoze amakosa akabone niyo wowe bitakushimisha. Hari abantu benshi tuba turi inshuti nabo ariko bakanga kutubwira amafuti yacu ngo kugira ngo tutarakara. Inshuti yanjye, niba hari umuntu wakubwiye amafuti yawe warangiza bikakurakaza kandi umfataga nk'inshuti, ukamubwira ati kuva ubu ngubu njye nawe umubano uhagarariye ahangaha, aho ngaho uribeshye cyane, kuko ushobora gukura inshuti ikomeye mu buzima bwawe. Inshuti nziza ni ikubwira amakosa yawe, ikakubwira ibyiza byawe, ndetse waba wanatandukiye ikabasha kukugarura. Urugero, nk'ubu ngubu ushobora kuba waraganiriza zimwe mu nshuti zawe imishinga ugiye ufite mu gihe kizaza, ukavuga uti wenda njyewe ngiye kubitsa amafaranga menshi kuri banki, ngiye gukora amabizinesi agiye atandukanye kugira ngo mu 2026 nzafite amafaranga menshi, ndatangiye gukora ubucuruzi mpuzamahanga. Ariko byagira hagati ugatangira kujya mu kigare, ugatangira kubetinga, ukabatwa n'inzoga, zimwe mu nshuti zawe zikakubwira ziti ibintu urimo urakora sinzi ibyo ari byo, uri kunywa inzoga cyane, uri kubetinga cyane, ibi bintu bigiye gutuma imishinga wihaye 2026 uzaba uri gukora itazagerwaho. Njyewe ibintu ntabwo binshimishije. Urumva uwo muntu akubwirije ukuri, ariko zimwe mu nshuti zawe zagufasha kurya amafaranga zitabikubwira, burya ahanini ziba zibiguseka ariko nuko ziba zitabikubwira. Izo nshuti niba uyifite ikubwira amakosa wakoze, nshuti yanjye, uwo ni umuntu ukomeye mu buzima bwawe, ntuzamutererane. Ubwoko bw'inshuti za kane ni inshuti izajya gukurikirana no mu gihe mwaba mutakiri kumwe.
burya hari igihe muba mukorera mu gace runaka cyangwa se wariganaga n'abantu cyangwa se ukorana n'abantu mu kazi mukaba ari inshuti nabo, ariko byaba ngombwa ko murangiza kwiga cyangwa se uhindura akazi, ubwo nyine bikaba birarangiye, nta kuguhamagara, nta kukwandikira, nta no gushaka kumenya amakuru yawe, no gushaka kumenya aho uherereye. Niba ufite umuntu mwakoranaga cyangwa se mwiganaga akajya baguhamagara akubaza amakuru yawe bimeze bite, uwo muntu ni inshuti yawe. Abanyarwanda bakira bari abahanga, hari umunyarwanda wavuze ngo abafundi bahurira ku gikwa. Iri jambo ni igihe abafundi babaga bari kubaka cyangwa se bari kwishasiye bagahurira ku bikorwa runaka bari kubaka, ariko ibikorwa byarangira hehe no kongera kuvugana, nyine bikaba birarangiye. Aho hantu baba bavuga bati abafundi bahurira ku gikwa. Nibe nawe rero ufite inshuti mwaho muhuriye mu bikorwa byarangiye ukana ntabwo yari kuguhamagara ko nishaka kumenya amakuru yawe, wayihamagara ukabona wapi, iyo ntabwo ari inshuti wabwo, ni umuntu muziranye. Ubwoko bwa gatanu bw'inshuti ni inshuti izajya yishimira intsinzi yawe. Niba ufite umuntu wishimira achievement wagezeho, ibikorwa wagiye ukora, uburyo ugenda utera imbere, uwo muntu ni inshuti yawe. Kuko buriya hari abantu benshi batishimira yuko wowe uba ugenda utera imbere, kabone niyo batabikubwira, bakagenda babiganiraho babivugira mu bipfusi bavuga bati uriya muntu n'ubundi ubutiku bwa hato na hato. Ariko niba ufite umuntu ukona yishimira intsinzi yawe, ari kugufasha kugira ngo intsinzi yawe uyigereho, uwo muntu ni inshuti yawe, uwo nawe ni inshuti yawe. None ukurikije ibintu nakubwiye haruguru byose, urabona muri abo bose b'inshuti yawe ufite, urabona ikigereranyemo zingahe? Ese niba wari ufite inshuti 30 cyangwa 40 cyangwa se inshuti nyinshi nazi, urabona zose ariko zikimeze cyangwa rizagiye zivamo? Rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo umenye inshuti za nyazo, ndetse no kugira ngo umenye ngo uyu muntu turaziranye, uyu ntabwo ari inshuti yanjye. Njye bateguriye ibi byose ni GOA Emile. Niba ushaka subscribe, wongere ukore subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari wa GOA Emile, ndetse wanatubwira no muri comment ibiganiro twazakora igihe kizakurikiraho. Murakoze.